kuri telefone uzarebe umwuhura mu muhanda n'uyu muri bano bantu bose cyangwa wowe utunga nimero ziwe wese ndahamya neza ko koro yawe bazayifata ubufasha bwose ushobora kunanirwa mu muryango wose ntabwo unanirwa ushira impumu umutima tuze tuzabana. Hariho amagambo make yananditse yo gusezerera Nyabeyi kanyasomeho nimara nze gusoza. Nyabeyi, umutima urananiwe kwemera ko utakiri kumwe natwe, badusigiye icyuho kitazigera cuzura. Tuzahora tugukunda no kugukumbura kugeza ku munsi tuzongera kubonana. Mushiki wacu mwiza, inseko yawe, amagambo yawe meza n'urukundo waduhaga byari ubuzima bwacu. Kugusezeraho biratubabaje cyane, ariko uzahora mu mitima yacu. Urupfu rwatwambuye umuntu twakundaga cyane, ariko turizera kuko umunsi umwe tuzabonana. Ruhuka mu mahoro mushiki wacu Nyabeyi Angelique. Nubwo amaso yacu yuzuye amarira, imitima yacu yuzuye agahinda, tuzahora tukwibuka. Urukundo ni neza watugaragarije mu gihe twabanye nawe. Imana iguhe iruhuko ridashira. Hafamiye yacu mu rwego rwo gutanga indoro ku muryango, dufite data ariwe sokoro dusigaranye hano. Uyu musaza uri hano akanze kumuha ijambo kugira ngo aze kubigeraho mu magambo aza kuvuga. Turamusabira iruhuko ridashira. Akoze cyacu aricyo gikwiriye. Yesu ashimwe. Kuba rero Imana yaraduhaye Ange mu gihe runaka, buriya Ange nta nubwo twakoze fiançailles igihe kinini, ko twamenyanye mu kwezi kwa gatatu ku 2015, dukora ubukwe muri uwo mwaka mu kwezi kwa 12. Icyo twagendeyeho ni icyizere cy'abaduhuje. Ngira ngo hari wabivuze ejo, abaduhuje bari batuzi twese, bari banzi mu buryo bwose, bazi na Ange mu buryo bwose, kandi abo bantu nabo bakaba ari abizerwa ku buryo bitagoye Ange kunyemera. Ibyo ari byose isura yanjye murayibona ntishamaje cyane, iye irashamaje cyane, ariko bitewe nuko yumvaga uwo ndiwe, nanjye bitewe nuko numvaga uwo ari we, twarahuje tuganira mu buryo bworoshye, duhita tunakora ubukwe mu gihe gito. Nashimira cyane umuryango we kuba muduhaye, cyane cyane shimira mama Moise, yakundaga kumwita yaya, ubwo n'ururimi bamwe batumva, ariko nkeka ko ari we n'abandi bavandimwe be babigizemo uruhare runini, kuko asa nkaho yagombaga gukomeza kwiga muri icyo gihe, ariko abasaba ko agomba kubanza agashaka akazakomeza nyuma. Twabanye neza, simbisubiramo. Nk'abakristo nicyo ngewe nshyira imbere, abakristo ariko kandi bafite n'umuco mwiza, batojwe n'ababyeyi babo, atubera umugisha mu buryo bwose, akomokwaho n'abana mwabonye beza, kandi abatoza umuco mwiza
w'abantu, kubaha abantu, kubaha ababyeyi, gukunda ababyeyi, gukunda papa wabo. Bari abana turakundana cyane. Izindi mpungenge wenda z'imico n'ibiki ntimubigireho ikibazo. Turaziranye nabo cyane, turakundana cyane. Nta kintu na kimwe kizangora cyo kubarera wenda cyatuma umuntu atekereza ibindi bintu runaka. Kandi abasinzira bamuduhaye ndabizeza ko bari abana dusangiye tuzabarera neza. Ngewe reka mbyishyireho wenda ndajye kuvuga abandi. Bari abana zabarera neza hamwe n'Imana yabampaye na Ange. Amaboko yanjye arahagije kugira ngo nshobore kubageza aho nari kubageza ndi kumwe na Ange. Imana ibahe umugisha. Ibyo nabivuzeho muri documentaire interview bankoresheje nabivuzeho gakeya kandi simbisubiramo. Nuko yabaye umwana mwiza, umwana warezwe neza, ukomoka mu muryango wamureze neza, kandi arabigaragaza ko ari umwana warezwe neza. Umuryango yagiyemo wacu barabihamije hano. Yaraje atubera, ngewe ambera umufasha mwiza, abandi ababera umukazana mwiza, babera muramukazi wabo cyangwa muramu wabo mwiza usobanutse. Ange kumwita umugore wawe mu muryango byari ishema rikomeye cyane. Umuntu wari wese kumva ngo agiye kwa Pasteur Dieudonné harimo Ange yumvaga nta kibazo na kimwe afite. Yabaye rero umukazana mwiza. Abongera bahombye umuntu ukomeye cyane, ariko kandi ntabwo bamuhombye uko tuzamusanga aho yagiye niho natwe turimo twerekeza. Ni ko Imana izikora, izireba imbuto yeze ikaba ari ihamagara. Kandi twese turasa nkaho turi muri gare, twese turatese. Buriya umuryango wa gare, umuryango w'imodoka wuzuriye kuri Nyabeyi. Imodoka irahaguruka, aragenda. Umunsi naje zanyuzuriraho zagenda. Ushobora kuzurira ku mwana, bikuzurira ku mubyeyi mukuru, bikuzurira ku mama uri muri maternité, bikuzurira ku muntu ugize iminsi agwaye, bikuzurira mu muntu uri mu nka, yakuzurira uhagaze kuri kano gatuti. Basi Uwiteka yuzuye ni wowe wigendamo. Bidutera agahinda tugatekereza cyane kubera kuko twambaye umubiri, ariko ubushake bw'Imana iteka ryose hari igihe tubitekerezaho ariko ugasanga twihenze. Nawe yaguhamagara wakwitaba. Amen. Sister Nyabeyi twabanye mu buzima bubi, tubana no mu buzima bwiza. Twabanye nawe kuva ngishaka yatakiba ruguru. Niwe mwana natekanye. Twimukana nawe tuva i Burundi tuje Kampala. Mwigisha mu buzima bugoye cyane. Choge sister arataraje hanze. Tugira Imana aragenda aransapotinga ku ishuri rya Nyabeyi. Ariko ubuzima Nyabeyi yabayemo, urungano rwa Nyabeyi n'abagabo banduta. Abantu bajanye na ba Nyabeyi, abantu baganiraga na Nyabeyi n'ababyeyi. Kandi ndibaza ko n'umushumba ari umuhamya, namwe muri abahamya. Murebye abamama yabereye umubyeyi hano mu itorero, ntabwo mwarababonye.
Nyabeyi ntiyagiraga urugomo nk'abandi bakobwa cyangwa ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo levo za Nyabeyi zari hejuru cyane. Urebye nkawe warugira ibintu byo gusenga cyane nka muzehe na mama, kuko papa bamuzi yari umunyamasengesho ukomeye cyane na mama. Mama yageze akora gahunda akayereka muzehe ati dore hano hariho gahunda mukiyumba bayumbe kukera